Mu gitondo Amanda agiye mu kazi abanza guca ahantu akunda gufatira breakfast mu gitondo, agenda aricara, haza umuseriva yaje kumuseriva aramubaza twakiretse iki. Amanda aramwitegereza cyane, se nta hantu nkuzi. Eric umuseriveri useriva aho ngaho witwa Eric aramubaza unzi he. Amanda aramubwira ati kera hari umuntu nzi. Eric aramubwira ati ako uziko mbyibutse mana yanjye. Eric aramuhobera aramubwira ati Amanda wowe nzi wowe, mana yanjye iminsi myinshi. Amanda aramubwira ati mana yanjye hari hasize igihe kinini cyane, reba tukiri abana wallahi waransize uragenda. None se mana yanjye. Barasuzanye baraganira. Eric aramubwira ati nyine siwe byarancanze nyamara kukubura, ubona ko mu rugo twese twimuka turagenda, ariko nyine ntabwo nagiye kurera kuko numvaga igihe cyose nahoraga ngutekereza numva ngukumbuye muri njyewe, ariko nyine ni byiza ko twongeye tugahura. Ndumva nyine Amanda aramubwira ati none se uri gukora ahangaha? Ariko aramubwira ati sha nyine ndi gukora ahangaha kuko naraje kwiga nyine akazi karabura mpita niziramo hano narikore nyine nabirenze. Amanda aramubwira ati nyine ntabwo nabyumva. Baraganira bavuga si bafite ibintu byinshi cyane byo kuganira. Eric aramubwira ati nyine byari birebire cyane gusa nyine birakazi tu. Amanda aramubwira ati okay hari nyine tu. Eric aramubwira ati sawa bicaye mbanze mwakire nyine ndaje bibwira ibintu byinshi cyane, abantu dufite byinshi byo kuganira. Akati nyuma nyine agiye kumuzanira icyo afata. Amanda asigaye yicaye muri we avuga ati ngiye guhura na Eric ntabwo bishoboka. Eric nzi ntabwo bishoboka mana yanjye. Subiriza igihe rero, igihe cyari gishize ni kinini cyane. Mana we urakoze cyane. Amanda asigara yivugisha byamurenze yishimye avuga ati Eric kera nakundaga. Abatuje we abaricaye nyine ajya kuri telefone abamutegereje. Eric aramubaza se nkuzanira iki? Amanda cyose nta kibazo. Eric waraje aza rwose aje kumuseriva yihuta, ubona ko afite courage na morale nyinshi cyane. Avuga ati nyine igihe kinini cyane. Amanda aramubwira ati nyine mana yanjye nari ngukumbuye ubyumvise. Mana ntabwo nakumva ukuntu nyine byagenze nyine ngo ko tube turi kumwe. Eric nawe nyine aramubwira ati kanza gatowe turabivugaho nyine to. Amanda asigara aho yicaye nyine amutegereje. Eric abaje yihuta nyine azana nyine icyo amwisha. Eric aramubwira ati nyine tu mana yanjye byari birebire cyane kabisa ku buryo utakumva. Amanda se none si bwo kuko mana we. Baratera story nyine baraganira. Eric se mana we nyine bakomeza kuganira. Eric amubwira ati nyine ibi byose nyine biratunganye uryoherwe. Amanda asoje nyine Eric aramubwira ati wagenda nyine ujyanye imirangi tukajya tuvugana ibisanzwe, nubwo nkaza kuvugisha mvuye mu kazi nayo nyine watashye umeze neza. Amanda arayifata aramubwira ati ntari ndaza kuguhamagara wowe niyanjye uraza kumbwira. Amanda arasohoka ajya mu kazi. Eric nawe asigara mu kazi aho ngaho akorera. Eric nyine ageze mu rugo yibuka uburyo yahuye n'umukobwa bakundanaga kera. Ni ibintu nyine byamutunguye nawe atabasha gusobanura. Aricara ati nongeye kubona Amanda. Akumana yanjye subiriza igihe oya ntabwo byakunda kabisa. Eric avuga ati ariko nyine ngomba gusubirana nawe kuko naramukundaga cyane, ariko kamuhamagara mubaza ariko ubundi bimeze bite tuganire. Aramuhamagara telefone icamo. Eric arangije nyine Amanda nawe arayifata batangira kuvugana. Eric se umeze ute? Meze neza. Amanda avuga ati meze neza. Eric avuga ati bavuye mu kazi nyine nanjye navuye mu kazi nicaye mu rugo ntekereje kuguhamagara. Amanda nawe se nta kibazo nyine
ako nyine byose bimeze sawa. Eric aramubwira ati ako mana yanjye ntabwo nakizera ko twongeye tukahura, twongeye tukabonana mani iminsi myinshi kabisa. Ako nyine ndumva kabisa byanandeze njyewe. Amanda nyine nawe akomeza kumubwira ati sha nyine ni byiza kandi nabyishimiye kabisa. Eric none se nyine nganiriza baraganira. Eric akomeza kumutera story ewana yabuze uko yifata, yicaye yageze gute, umusego yawuhobeye ewana. Eric nanone nyine akomeza kuganiriza Amanda, ako nyine ibona ko bishimye cyane. Amubaza se mwana byari birebire nyine kuba sinzi kabisa. Akomeza kuganira. Eric nyine ngatuke nta kibazo, ugira ijoro ryiza tuzasubira. Eric arakopa telefone. Mu gitondo Amanda yazanye n'inshuti ye bakorana mu kazi yitwa Fred ewana, bari kuganira ubona ko ufite story nyinshi cyane. Fred rwose mwana sese ahise nzajya mu bakoko ko nayizi bumbwira ngo baseriva neza bimeze bite. Amanda ngatoke ntari bitugereyo tu barinjira, ni inshuti cyane barakorana mu kazi ewana, umunsi ku munsi baba bari kumwe baricara. Eric nyine nawe muri icyo gitondo ibyo yaje gukora. Amanda akomeza kuganira na Fred amutunganya ikote amubwira se umeze neza bimeze bite, we watonze ko wari buze katwakira wowe ukabibona hano bakira neza cyane. Fred okay naribi babizane, ako nyine ndabona uyu munsi shaje ameze neza, arasa neza sinzi ikintu bikanze inaha. Bakomeza gutera story nk'abashuti n'ababesto cyane, abantu baba bameze neza ntaribi. Fred aramufata amubwira ako kamubaze ubundi muri la minsi mu kazi ubona bimeze bite. Eric azaje kubaseriva. Eric arareba abona se abantu, abona nyine Amanda yazanye n'undi muhungu ariko isura ihita ihinduka, ubona ko agezemo ikibazo. Arahagarara asa nk'ubavugisha baramwihorera. Amanda abona ko yitaye kuri Fred. Eric arabireba isura ihita ihinduka, ubona ko ababaye, umujinya uramwica buri ukuntu yifata. Arangije nyine arakomeza arahagarara barindira, ahita ababaza none se avugira ku mutsi w'iryinyo, ubona ko atabyishimiye ariko nyine apfa kubasuhuza. Amanda we nk'ibisanzwe ngata ameze neza se dushaka ababwira Fred amwati se bundi wowe Eric okay naribi nyine nkubwire ibintu byo mbazanira nta kibazo. Aho akavuga yikamye ibintu bidasanzwe. Amanda aramusobanurira amugata nyine naribi nta kibazo nyine we tuzana ibyo tuzanita amaso basi umeze neza. Ariko ngati nyine meze neza nta kibazo. Eric akomeza nyine kubabaza nyine se bimeze bite webwe. Amanda nyine aramuganiza nyine amase ko mbona ntazi nyine utameze neza, twari twavuye nijoro meze neza byagenze bite. Ariko natugumana nta kibazo nyine naribi. Ako nyine Eric ntabwo yabyishimiye nyine ibyo nyine ibyo arimo arabona. Ako nyine Amanda we arabireba avuga ati okay uyu nguyu yitwa Fred ni inshuti yanjye turakorana mu kazi. Eric avuga ati okay nta kibazo nyine naribi kandi mbazana ibyo mbazanira naribyo. Aza nyine ako nyine ntago yishimye. Fred we n'ibintu bisanzwe inshuti ye nyine akomeza kuganira na Amanda baraganira. Amanda nawe se mani wowe ko mbona ubundi ntazi ibyawe. Amanda amufata ku rutugu ariko nyine ubona ko n'ababesto cyane bisanzura naho birenze. Eric nyine ariko we yabibona akabona harimo ikindi kintu nyine Eric biramurya cyane kuko ukuntu akunda Amanda ni ibintu biri hejuru. Amanda we nyine ntago nyine we bimufashe kubera ko nyine we azi ko ari inshuti na Fred. Fred nawe nyine nta kibazo bakomeza kuganira. Ariko Eric nyine we akora ibyo akora nyine akazi kamuzanye ariko ubona ko nta modo nta murare atishimye nyine. Amanda we nyine akomeza kuganira na Fred nyine amubwira ati nyine n'amasaha ndi kubona agiye kugenda kazi tugire vuba vuba nyine tugende. Fred ariko amubwira ati ako nyine ibiro byawe byose ujye ubishyira ku murongo koko nyine nsigaye mbona ntazi nawe byawe.
Amanda ese gute mani kubera icyo sibyo ko ndi kubona umuntu atari kuzana nyine n'ibyo tunywesha. Eric nyine arabizana arabaseriva nyine ntabwo yishimye kuko nyine ari kubona Amanda afite undi muntu yitayeho cyane, biramubabaza cyane birenze. Ninjoro Eric atashye avuye mu kazi aricara atangira kwibuka ukuntu yagiye kubona akabona Amanda azanye n'undi mutipe, n'ukuntu bari bameze, uburyo bari bishimye, uburyo bari bitananyeho, biramurya umutwe uramurya. Yibuka ukuntu baje baganira amufata agira gute, biramubabaza cyane, umutwe uramurya. Buri icyo akora aricara arahaguruka, agahinda karamwica. Abura icyo akora atangira kubitwara avuga ati Mana yanjye ibi ni ibiki koko, ni ibiki bimbayeho, ntabwo byashoboka. Amanda wanjye akomeza kwibuka ukuntu Amanda nawe asa nk'uwitaye kuri uwo umutipe nawe nyine biramubabaza cyane. Eric nyine akomeza kuza kwibaza kuko mbigenze n'inkora iki, mbyitwaremo gute kuko biramurya. Aravuga ati ntabwo byashoboka. Yibuka ukuntu Amanda amufataga amutunganye, kuba ataravuga ati ibi bintu ntibishoboka ko Amanda yaba afite uwundi muntu bakunda, n'uburyo namukundaga ntabwo bishoboka. Biramucanga, yibuka uburyo byose ibintu byose byagenze ku manywa, agahinda karamwica. Avuga ati Amanda wanjye nongeye kubona kuko wa Mana we, kubera iki wongeye kunkora ibi bintu, nongeye kumubura bwa kabiri, ntabwo bishoboka. Arababara aravuga si uko ko nkora iki Mana yanjye, nkora iki. Eric haje nyine abura icyo akora. Umwanzuro wafashe, yamwohereje SMS ndende cyane, aramwandikira aramubwira ati Amanda nyine ndakeka bishobora kuba ari ubwanyu tugiye kuvugana, ariko akambikubwire wenda ngende mbikubwiye. Njye nagukundaga kandi cyane, atari bya bindi by'ubwana. Njye nagukundaga cyane, ariko nyine kuko nabonye ko ufite ahandi uhugiye, nta ruhande nyine umfitiye kuri njyewe, ariko nyine ndumva nyine ntazi muri njyewe. Agahinda ntabwo nazabona aho ngashyira buri munsi nkubona umeze kuriya. Tuzahurire mu bundi buzima, ariko nyine bitari ibingibi kuko nyine ndababaye cyane. Arangije nyine akomeza kumwandikira bisa nkaho arimo aramusezera ku munota wa nyuma. Aramwandikira ngo ati ntabwo nzi niba nyine byankundira kubaho ntagufite. Bayi rero Amanda yicaye arayisoma SMS, akomeza kuyisoma, barikanze, ahita afata telefone amuhamagara yumva ni kompozi. Se bigenze bite? Amanda arareba telefone, akomeza kureba SMS amwandikiye. Se kwabaye iki? Biramucanga wese Eric kuko bigenze bite? Akomeza kumuhamagara, telefone akumva ni kompozi. No Mana yanjye. Amanda yaje nyine icyo yakoze yese yambara vuba, ahita afata moto yihuse cyane, ahita yicara kuri moto aravuga ati ntabwo byashoboka ko njye kumureba. Agenda ariko amuhamagara kuri telefone yibaza se Eric bigenze bite kuko. Arihuta vuba, ahita yihuta ajya kumureba. Agera mu nzira ahita ava kuri moto cyane vuba ko yamaze kumeranya n'iwabo, ahereza kasike umumotari vuba yihuta, avuga ati kanze gato nyine. Ahita yihuta. Eric nawe mu nzu nyine yicaye muri salo afite ibintu nyine ubona ko ari umuti wo kwiyahura, asuka mu gikombe, ari gutekereza ibintu yabonye munsi. Avuga ati ntabwo bishoboka. Amanda umutwe wamuriye, mu maso hatukuye, yabuze icyo akora n'icyo yareka. Avuga ati ntabwo byashoboka,
ntabwo ibi bintu byambaho rwose. Inshuro ya kabiri arahaguruka buri icyo akora, afata agakombe aravuga ati byange bikunde ngende yahura. Agenda agaruka yataye umutwe, yabuze icyo akora, arasohoka hanze yinjira muri saramanje, akomeza imbere mu gikari, arahagarara muri korodoro aravuga ati kuko Mana yanjye nkora iki kuko numva birenze ubushobozi bwanjye kuko Mana. Asohoka hanze yubika umutwe, arasutara, arahagarara, yabuze icyo akora, umutwe wamuriye, buri kintu yavuga avuga ati kuko Eric ntabwo amerewe neza. Akomeza kwibaza kuko Mana yanjye kuko nkora iki kuko niyahure mbigenze gute kuko ntabwo nashobora kubaho ntafite Amanda nawe aza yihuta mu nzu, yataye umutwe aza amushakisha, ahamagara Eric ibihe kuko aza amuhamagara avuga ati Eric kuko ni igiki kintu agiye gukora Mana yanjye. Aza areba mu byumba byose aravuga ati kuko Eric bigenze bitageze hanze, baramubonye abona aho yicaye, araza agiye kunywa, haburize gato neza ngo Eric atangire kunywa ibyo ari kunywa. Amanda baramwatsa igikombe agitereka hasi, aramufata amwita Eric byagenze gute, wambara ukambwira nakuze iki n'iki cyatumye umera gutya. Eric yarize amaso yatukuye avuga ati Mana we. Amanda aramwita Amanda ntabwo wabyumva njye ndagukunda cyane. Amanda avuga ati ni ukuri ibyo wabonye ejo ntabwo ari byo ni inshuti yanjye. Aramusobanura avuga ati ni ukuri kw'Imana mbabarira, ntabwo ari ibyo, aramuhanagura amarira. Eric akomeza kuvuga ati agahinda unteye ntabwo nzi ukuntu nabyifatamo. Amanda akomeza kumuhanagura avuga ati ni ukuri mbabarira, aramuhanagura. Eric avuga ati ndumva nyine ntabwo ndimo ndabyumva, ni ukuri ntabwo ndi kubyumva. Amanda avuga ati ni ukuri nanjye ndakubwiza ukuri ntabwo wabyumva nyine, ntabwo wabyumva ko nyine uko mbikubwiye niko kuri kwanjye. Amanda akomeza kumuhanagura avuga ati ni ukuri mbabarira. Eric avuga ati sinzi nyine ukuntu nabikubwira. Amanda avuga ati wambabariye, aramwinginga cyane avuga ati ni ukuri mbabarira. Amanda akomeza nyine kumwihanganisha, aramuhagurutsa avuga ati basi haguruka, ni ukuri. Aramuhagurutsa, Eric baramuhobeye, barahoberana. Eric avuga ati ni ukuri ndagukunda cyane ku buryo utabyumva kandi kuva na kera. Amanda nawe avuga ati nanjye ndagukunda cyane ndetse na cyane, uriya ni inshuti yanjye bisanzwe, nta kiri hagati yanjye nawe. Eric aravuga ati ni ukuri ntabwo nabaho nagufite. Bariyunga. Eric avuga ati naringiye ni ukuri kw'Imana ntabwo nari kuzongera kubaho ukundi nagufite. Agahinda kamwishiri karacyarira, arongera aramuhora aravuga ati ni ukuri, aravuga ati ni ukuri ntabwo nabishobora kubaho nagufite bwa kabiri nkongera nkakubura inshuro ya kabiri, ntabwo byashoboka. Amanda nawe avuga ati nanjye ndagukunda cyane kandi ubyumve cyane.